Isomo ryo mu ibaruwa yandikiwe Abahebureyi. Imana imaze kubwira abasokuruza bacu kenshi no mu buryo bwinshi ikoresheje abahanuzi, natwe muri iyi minsi turimo ari nayo y'imperuka, yatubwirishije umwana wayo, ari we yageneye kwegurirwa byose, akaba ari nawe yabiremesheje byose iyo biva bikagera. Mwana uwo ni we buranga bw'ikuzo ry'Imana n'ishusho rya kamere yayo, ni na we kandi uhagaritse byose ku bubasha bw'ijambo rye. Amaze rero kuhagira abantu ibyaha byabo, yicaye iburyo bwa nyir'ikuzo mu ijuru, asumba atyo abamarayika, kuko n'izina yahawe ritambutse kure ayabo. Koko rero, ni nde wo mu bamarayika Imana yigeze ibwira iti uri umwana wanjye, ni jye wakwibyariye uyu munsi, cyangwa se iti nzamubera umubyeyi nawe ambere umwana? Kandi igihe yohereje imfura yayo ku isi, yaravuze iti abamarayika bose b'Imana bazamupfukamire. Iryo ni ijambo ry'Imana.